Yes, reka tubahe ikaze abadukurikiye muri hirya no hino, twizere ko meze neza, twizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza. Ngira ngo uri kubona umunezero mu nzove. Turi kumwe na Tufa. Ni nk'ibisanzwe, ariko se uyu mufana wa APR mu nzove yaragiye gukora ikira abagiye gushungera cyangwa se agiye kureba uko ibintu bimeze. So ni byinshi tugiye kuba tugaruka. Tufa tugiye kwibanda kuri dossier umuntu bita Sadate Munyakazi yazanye yubuye. Reka tuvuge ko yayubuye, ahubwo none yayigaruye bushya. Yayubuye ayitereka hari hanze ibintu bya siwo muri Rayon Sport byafashe intera. Mbere nambe witwa Captain Retired Jean Fidèle yagaragaye mu nzove. Yagaragaye mu nzove, nabyo turabigarukaho, ariko reka tubanze dukubita kuri dossier tunyarutsa. Ngira ngo abantu benshi ngo Rayon Sport nyirimo. Abantu benshi bamaze iminsi manzo muri Tanzania zajyana nayo. Abantu benshi bamaze iminsi bibaza ibintu byasiwa muri Rayon Sport byarahagaze. Amakuru twamenye nuko umuntu bita Sadate Munyakazi akimara kumva bavuga ngo kugira ngo ikipe ya Rayon Sport ngo yemererwe inguzanyo muri AM Bank ngo nuko bifite siwo, umuntu bita Sadate Munyakazi wa mu mategeko arindwa mubi mu nzira yagaragaye Ferwafa. Ubwo bwa mbere Ferwafa wayibonye itsinda. Ferwafa yayitsinze buri munsi bamubaza ati kubera iki utitabiriye igikombe runaka. Uyu mugabo nyanga abantu benshi barabizi imanza ze na Ferwafa. Kwizera Olivier yafashe icyemezo avuga ati ngewe noneho nsezeye umupira w'amaguru kugira ngo akunda sesa amasezerano n'ikipe ya Sport ajye mu mukeba. Avuga ati ngewe umupira w'amaguru ndawusezeye. Arambwira ati nta kibazo, uburenganzira n'ubwawe usezere gusa kontra umenye ko ihari. Urumva rero uyu mugabo ku kintu bita amategeko ni mubi cyane. Uyu mugabo rero gakize gutya muri groupe barimo kuri WhatsApp. Oye reka tubanze duhere mu mizi. Akimara kumva bavuga ngo kugira ngo siwo w'ikipe ya Rayon, kugira ngo ikipe ya Sport ibone siwo cyangwa se kugira ngo Rayon Sport ibone inguzanyo yemerera na AM Bank nuko bifite siwo. Uyu mugabo ngo ari uryo yagiye aratangira acukumbura avuga ati ubundi ingingo ubundi ibintu yafashe ya Range Rover vuge neza yego ajya ku kiciro cya AM Bank. Aba ati mu dusobanuro ntabwo ari mu dusobanuro arazamuka yinjira ahantu bita kwa chairman w'iki wa AM Bank. Ati chairman Rayon Sport kugira ngo muyihe inguzanyo nuko igomba kuba ifite CEO. Ese CEO ni uzasinya kugira ngo inguzanyo iboneke? Na amategeko mashya mwazanye. Na amategeko mashya mwazanye. Banze tubwire ibya message uyu mugabo ashize mu banze message. Chairman wa NDM Bank aramubwira ati ntabwo ibyo ngibyo ari byo, ni ikinyoma kuko twebwe dutanga inguzanyo tuzayiha Rayon Sport, ntabwo tuzayihande. Ariko aranavuga ati nabyo kongereho nta request y'ikipe ya Rayon Sport twigeze tubona muri AM Bank yaka inguzanyo. Bikavuga ko uwitwa Muvunyi yari yatanze ya Range Rover ye nk'iki. Banze dusomera igihe uwitwa Munyakazi Sadate yagize gutya muri groupe ya board. Muri groupe ya board numva ari groupe ya board agamo na groupe ari na groupe yagize gutya arandika ati muri groupe ati mwiriwe board members mvuye kubaza muri NDM Bank ku makuru twahawe na chairman Muvunyi kubijyanye na condition yo kubanza gushyiraho CEO wa Rayon Sport kugira ngo ukiraho Tofa baduha umwenda ukiraho. Mvuye kubaza avuyeyo nkandi, yavuyeyo nkandi, avuyeyo nkandi. Bisusari muri komite nyine ya board nyine ari. No kuvuga ngo niba ari muri komite ya board nawe ni ukuvuga ngo njye mbona rero Paul Muvunyi sibyo uyu mugabo ashobora kuba yarizaniye barutwitse. Reka tubivuge gutya kubera ko uyu mugabo yarabanje avuga ati abantu bose bagiye ikipe ya Rayon Sport bose nibaze bagiye muri board bose aguhera kuri ba ntamaka ukaza ukagera kuri aba bagabo bitwa aba ba Jean Fidèle wa Yezu kongeyo na mugabo uyoboraga Contact FM bamwitanda Rudatsimburwa Albert. Nawe bari muri board. Umuntu wese wayoboye ikipe ya Rayon Sport ari muri board y'ikipe ya Rayon Sport. Arangije aba bagabo maze kubegeza urumva niba turi kubona Jean Fidèle mu nzove nyamwe muri kumubona ngo yaho yicaye arabyemerewe, ni umuyobozi ari muri board y'ikipe ya Rayon Sport, ari mu bantu afata ibyemezo. Sadate Munyakazi rero nawe nk'umuntu uri muri board y'ikipe ya Rayon Sport afite uburenganzira bwo kujya kubaza ese byiyunguzanyo mugiye kuduha ni ngombwa yuko tugomba kuba dufite siwo. Arabanje agenda agezeyo wari umaze kutubwira ibyo yababashije. Aya makuru bamakaniye ko ntayo bigeze bavuga kandi ko batigeze batanga condition yo kumanza gushyiraho nde siwo. Iyo ni message yanditse muri group.
nta request y'inguzanyo Rayon Sport yigeze gute itanga muri yigeze isaba muri IM Bank. Bavuga ko ntayo bafite, nta Rayon Sport nigeze isaba request muri y'inguzanyo IM Bank. Iyo ni message umuntu bita Sadate Munyakazi yashyize muri groupe y'abayobozi cyangwa se y'abayoboye nyine ikipe ya Sport bari muri board. Ongere basomere neza. Mwiriwe board members, mvuye kubaza muri IM Bank ku makuru twahawe na chairman Paul Muvunyi ku bijyanye na kondisiyo yo kubanza gushyiraho CEO wa Rayon Sport kugira ngo baduhe umwenda. Aya makuru bamakaniye ko ntayo bigeze bagira gute bavuga ko batigeze batanga kondisiyo yo kubanza gushyiraho CEO kandi ko nta na request y'inguzanyo ya Rayon Sport bafite. Yakomeje agira ati ndasaba bwana chairman Paul Muvunyi udusobanurire Paul Muvunyi kuduha ubusobanuro bw'amakuru yavugiye mu nama twagize ku mugoroba akiva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Asanze iyi nama irimo aravuga ati ndabyibuka amakuru nge nakiri uyu mugabo wita uyu Tadeo Twagirayezu ari kuvuga ati ariko ibintu muri kwihutisha ni ibyiki. Uyu mugabo ngo yarababwiye ngo mbere na mbere mubanze mumenye, ubwo ni Paul Muvunyi, mbere na mbere mubanze mumenye ko twatse inguzanyo muri IM Bank kandi iyo nguzanyo ngo twanawe nabivuze miliyoni 150 twanabivuze mu nteko rusange iheruka. Ibyo barabivuze mu nteko rusange mu myanzuro birimo myanzuro y'inteko, ariko nikibaza mu nteko rusange equipe ya Sport baje bavuga ibintu batigeze banemeranya na IM Bank. Equipe ya Sport bagiye kujya ntabwo yari ariyo, ariko nyine banzo nyumve tofa ubwo byumvikane ko bagiye mu nteko rusange aka kantu bamaze kukanota yuko bagomba kuzashyiraho CEO. Barabati kugira tuzashyiraho CEO rero tugomba kubanza tukavuga yuko equipe ya Sport yatsinguzanye muri IM Bank ya miliyoni 150. Ujye umva ukikira aho ngaho mbona ko izi board uko ari ebyiri imwe bishaka kunaniza indi. Oya ubwo ari ibishaka oya ntabyo kunaniza, ubwo nagateguro. Aha ngaba ngabo bari bateguye bavuga ati izo miliyoni 150 nizo zagatego, nitumara kwemeza ko twazatse nyuma tuzakora indi nama tuvuga yuko izo miliyoni 50 kugira ngo ziboneke ari uko tugomba kuba dufite CEO. Noneho ariko nanone ukira aho ngaho bivuga ko muri ya nama uwitwa Perezida Tadeo yababwiye ati kafu ntwakina imikino yawe udafite CEO. Yari yatanze nde? Yari yaramutanze uyu mudamu. Yatanze ari umugore yatanze uri kumwe na Rayon Sport y'abari n'abategarugori. Ati kuko ari muri komite yacu ayoboye ikipe yacu n'abari bari kuririmbira Jean Fidel. Bamuririmbiye Jean Fidel wacu niwe wacu. Singo rwatabura mufashe ku rutugu. So urumva nari nyisobanura. Urumva ati kuko ari wa hafi atazanadusaba iki umushahara. None we Paul Muvunyi uzahembwa miliyoni zingahe? Uzahembwa miliyoni 3. Wowe urazana umuntu 3 ubwabyo muri Rayon Sport bwayo nta mafaranga dufite, nta nubwo twigeze dusetinga umuntu. Ubwo niga kwa Olivier ubwo niga kwa Olivier bari bashyize none rero tofa tukira aho ngaho umuntu bita Tadeo Twagirayezu ntabwo yaba ari umuntu wabwiye Sadate Munyakazi ati ibi bintu gerageza wowe byari ibyo nyirimo uko aba bagabo kuntu bari kugaragara. Ngira ngo tumaze kubereka Jean Fidel wayize mu nzo, ngira ngo mwarabonye kuri match ya Kiyovu Sport bivuga ko abantu nibo bitegure match ya Kiyovu Sport. Bitwa Gacinya nawe yagaragaye kuri match ya Kiyovu Sport ari kwibyina ko mu gutegura ikipe mu gutegura yaba muntu uze muri miliyoni 2 niza Gacinya nawe wazitanga ntago ari we banzu nyumve ntago ari miliyoni 2 gusa zakoze akazi tofa banzu nyumve. Rayon Sport iri gutegura match equipe ya Kiyovu Sport. Nukuvuga ngo bari muri lokale mu Karumuna abantu bagaragaye bari muri lokale n'umuntu bita uyu mugabo Jean Fidel Wayezu, ariko bikavuga ko umuntu bita Sadate Munyakazi nawe yari ari mu kuboko kwe abagira ati nanjye ndahari. Sadate yari yambajwe na Tadeo kugira ngo tajya kora igeri cya Tadeo yakimara kubona abantu bamuhindukiranye abona nabo bari kumwe muri komite executive batangiye kugenda bagenda gake yaravuze ati reka nanjye noneho niyambaze izindi imbaraga. Hari izindi imbaraga abandi bantu bari muri Rayon Sport kandi nabo bafite abapampi bafite abandi bantu babashyigikiye. Arabatereka manze niyambaze abantu nyuma yo kubona yuko abantu abariyo bari batangiye kuvuga bati iyi miyoborere y'aba basaza itangiye kutunaniza. Bavuga ati nyamara umuntu bita uyu Jean Fidel aricyo yari yarakoze. Uyu mugabo nawe yimbaza Jean Fidel nyirango ajya kujya i Nairobi yaravuze ati ikipe y'abari n'abategarugori umwe mu bantu bayihaye base n'umuntu bita Jean Fidel Wayezu niyo tukigendera aho anafata ijambo bava mu nteko rusange. Yaravuze ati iyi miyoborere njyewe ndi kugerageza kugereza developa mu ikipe ya Rayon Sport niyo umuntu bita
Jean Fidel Uwayezu yazanye reka tunamushimire ko yazanye imiyoborere myiza ayo ni amagambo y'uyu mugabo none abo ngabo arabiyambaje ariko nanone kavuga ko yitwa Sadate ku itegeko ngira ngo abantu barabizi none ngiye icyo ndi kubona ni iki ngiki muri equipe ya Sport ngiye ikintu cya mbere ndi kubona muri Rayon Sport muri Rayon Sport harimo bumwe reba urugero rwiza kuri abantu bize urumva baravuga ngo hari icyo bita kimwe cya kabiri none se batari kubona muri body havuyemo babiri sibyo ariko miliyoni 12 za Muvunyi nazo nuzibagirwa yatanze kuri Asman nyine nanjye ibyo naho nibashaka Muvunyi no umunyabwenge umusaza ni umunyabwenge yaravuga ati nibyo bare batangiye kumindukira navuga ati ninjye uyoboye aka gakundi katangiye kugenda kigira gutya reka nanjye mbaza nange miliyoni 12 bereke ko nanjye mpari atoye mentioninze ninde Sadate yaravuze ati bwana Muvunyi dusobanurire urumva ko ariko bimeze nko kubura ikarita kubika indi ahantu bari gukina sinabyaye iryo jambo koresheje kumenya muri tofa umuntu none se kamubaza akabazo kamaze none uri kuvuga ati uruhande rwa Muvunyi rwatanze miliyoni 12 ni Muvunyi wayatanze ntago ari uruhande rwe Muvunyi yaravuze ati dore ingaya amafaranga 12 Asman igiye muri kari nk'abandi nkuko Sadate yabyanditse ati Muvunyi dusobanurire ubwo sura umva atari mu ndi muntu ahubwo uri kugendera mu kwaha agakora icyo ashaka ibyo ari byo byose zitukwamo nk'urutofa abanza nyine umwe n'uwo ukuntu bimeze ndashaka mubaza ko ubu Muvunyi wenda nuko perezida Kadata nta kintu yatangaza ku kijyanye na Muvunyi ariko se yatubwira Muvunyi ari kudufasha cyangwa ntabwo ari kudufasha niba yaraguze ari kubafasha nimba ubona ko Sadate yanditse muri groupe akavuga ati we Paul Muvunyi dusobanura uburyo wajya gufata inguzanyo 150 miliyoni ndi kubona hano buri wese ari gushaka kwigarura imitima y'abarezi nicyo kintu cya mbere kiri gukora hano niyo turufu ya mbere Muvunyi ari ubura seti undi nawe agahita yubura bwana akavuga ati reka ngure Asman undi nawe agahita avuga ati reka none nkwereke ko nanjye mu gutegura ndi mubi cyane reka dutegure Kiyovu nitumara kuyigarika tuze kureba ikindi kintu muri buze ubura seti undi birangira bwani muri yada Giramumirata ariko nyende kubona ikintu gikenewe cyane cyane kuri equipe ya Sport kugira ngo equipe ya Sport itsinde equipe ya Singida nuko bashyira hamwe ibi bintu babireke gushyira hamwe ibi bintu babireke ibintu byo kumva ngo Dr. Rwagacombe akaza umuntu bita Murenzi Abdala abo bantu ni bamwe mu bantu Prosper we nibisanzwe navuga ngo aburya ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka ni abangaba bavuga ko Prosper wibye bamaze kugenda banabimenya nyo no mu nteko rusange icyo baganiriye cyane n'ibya Prosper ariko bakavuga batari abandi bantu hari hakurya hari abandi bantu abo bantu bandi bari kuzana izo katazini bakavuga bati dushyiraho siwo reka tuyitegereze wenda izaza ntabwo twamenya ariko nyine nicyo kintu kikwereka ko abantu bari gushaka kwigarura imitima y'abari bamwe batereka tubigarurire abandi bati tubigarurire ahangaha rero ikintu kiri gukora ngira ngo fari nganye baramubona ariko umuntu bita Muvunyi no umunyabwenge Muvunyi aravuga ati abantu bagiye mu byasiwo ngewe reka menigire ku ruhande wenda ndaza kubabwira kuri telefone icyo bari bukenere kunsobanura baramuhamagara bagira ati ese wabo Muvunyi ajya kuri telefone akavuga ati reka nkanda akanyenyeri nko gukanda akanyenyeri baravuga ati Muvunyi ibutse uyu muntu kugira tubone inguzanyo icyo bisaba aravuga ati turasabwa kuba dufite siwo ibyo birahagije reka dushimira abadukurikiye twizere ko kabisa mukomeze mukanda subscribe twizere ko dukomeze kujya tubona mu biganiro byacu bigiye bitandukanye iyi ni Ibya Sports ngende Modric kandi kumwe na mugenzi wanjye Tofa kabisa nizere ko ibintu ari neza subscribe nk'ibisanzwe